ikindi itorero rya ADPR rirusha abandi buriya niho hantu hari ikibatsi cy'umwuka wera. Niba hari igicumbi cy'umwuka wera mu Rwanda nta n'umuntu utabizi, unkurikira yabikritika muri comment cyakabyanga mu mutima we, ariko kuri ku mutima barabizi. Nitwe ducumbikiye mu Rwanda umwuka wera, nitwe kibatsi, nitwe gicumbi ADPR. Nuko gicumbikiye okay, akorera muri twe cyane kuri pourcentage iri hejuru. Nimba umwuka wera tuvuga mu ngisi mu Rwanda harimo wenda umwuka wera 100, ubwo no urugero. Ibiro 70 biro muri ADPR. Reka mutangariza ijambo rimwe, ntago ndibuze kujya inyuma y'umurongo yivuga butumwa ryo tubamo, ariko mu buryo bwo mfite mu mutima no kuri guhari, ariko urota inzo zitazasohora. Ntawe ndakweguza umushumba mukuru kuko ariho hari ijambo muretse kwigishana uvuga ngo ashingiwe igiti, ntabwo azatura nk'umusozi, nkunda kubivuga. Ariko nonaha mwiyerekwa dufite mu buhanuzi inyuma y'amarido tubajije Imana dusenze mu kuri dufite inama n'ibindi, ntago itariki yo kuba yaba arambitse inkoni yo kuyobora kuragira umukumbi w'Imana muri ADPR, ahubwo nakomezanye inkoni aracyayifite. Babandi rero bataboneye bumva buri munsi barwana urugamba rwo kweguza uriho. Buri reka nkubwiza ukuri bibaye bishoboka niyo bajya batabazanya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ariko ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyoboye u Rwanda na Isaya arimo nanjye ndimo, twe ntago turamutabaza ku iyo ncuro. Nubwo yabemerera akumva icyo gisa n'ubujiji bwabo akapfa kubera ko n'ubyaye ikibazo irakirigata, akabemerera agashyira amatora kuri stade cyangwa ku Gisozi kurereka ku cyicaro cya ADPR n'ahandi, bagatora uwo bashaka amarangamutima yabo. Ntawe washyiraho ngo washyira amezane batari kuba bakongera kwandikira perezida. Kubera iki? Niyo mpamvu cya gatatu ADPR ushaka kwavuga nyonge nawe nubwo tabigeranyije na kwijana, ariko hari ibintu mu Rwanda nka bitatu. Rayon Sport idahari ntago sport yashyuha amakuru, abanyamakuru ba sport rwose imbehe yaba yubamenye rwose. Kabiri ADPR idahari, abantu bavuga kuyoboka Imana ihaze kiyoboka Imana imyemerere mu Rwanda ngira ngo banza nta ADPR nta ivuga butumwa ubundi mu Rwanda. Icyo ubundi ADPR egari ivuga butumwa. None bari ababivuga rero bamwe barivuga bari bazi ko bagiye kurivuga neza bagashiduka biteze umutego barashe imbogo. Kabiri abandi barivuga nabi bazi ko ibyinshi ari byiza ahubwo bashaka ibi kugira ngo babone umugati. Hari uragira ngo bavuge kuri etorero rindi ryabyara views batavuze kuri ADPR. ADPR niyo uvuga essence ikaboneka, niyo uvuga ukambara costume, niyo uvuga amavuta ukayabona. Avuga ngo amabwiriza agenga korari itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana no muririmbyi ku giti cye mu itorero ADPR. Ayo ndayazi, ntagiye guca kure ngo nigire nyoni nyinshi ndayazi. Warayabonye. Mu gutora abayobozi ba korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana hubahirizwa ihame n'uburinganire, ihame ry'uburinganire bw'ibitsina byombi. Nabo bazajya badushyiraho 30%. Ariko ngiye ndashaka kubanza turebe ku ngingo ya 50. Ingingo ya 50 impamvu nshaka kuyibazaho ivuga ku baririmbyi ku giti cyabo. Yes, reka nanjye gusuza dukurikirana ibyacu bakomeye cyane kubugarutse kubana tumanya nk'uyu nguyu, ndagusuje kandi ngushimira ko wahisemo iyi channel. Ndi kumwe n'umuvugizi w'itoro rya ADPR, ariko no umuvugizi w'abakristo da. Yego. Umuvugizi w'itoro rya ADPR we arihariye. Ngira ngo umuvugizi ni nayo mushumba mukuru. Yego. Ariko rigira n'undi muntu uryo rivugira da ushinzwe itangazamakuru. Yarahari nubwo agaragara gake cyangwa yumvikana gake ariko arahari. Ngewe nkaba umuvugizi w'abakristo. Umuvugizi w'abakristo. Si wundi wewe bazakugiza umushumba. Ngewe. Muzese ndiwe. Ariko ndiwe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa nyabwo, agonujije ibisabwa pe. Ibisabwa ntago none hari inshingano, hari ibisabwa Imana yageneye n'ubuyobozi bw'itorero nzego bwite za leta. Ntabwo mbyujuje rwose, ndacyashakisha. Hari ibikugomba, hari ibingonga, hari akazitiro. Basubona wagakuraho bigakunda. Biragoye. Abana banje bazagakureho cyangwa nzaba nshumba uko nshumbye. Nemerwa n'Imana nkuko na Dawidi yabigenzaga, ariko kuryaga amabwiriza itorero turi kugenderaho bukananye nemera. Guhabwa inshingano za gishumba biragoye pe. Gusa nuko hari wavuze ngo nta kintu Imana mu gihe cyakizweho wasanga mu myaka 10 byakunda, ariko none biragoye. Yazo myaka 10 nawe uzaba ushaje. Ni nsaza nyine ubwo nzaba ndi kuyoboka nanjye nta kibazo.
mba umusaza w'itorero nk'abandi bose kugira inshingano zo urumva harakenerwa kuba uri umurisansiye kuba hari amasaha usabwa muri teologie ndayo sinana yaburayo nayashaka ariko lisansi so ni amashuri yanjye uzi byagorana ko nyishyitsa rwose ushobora kujya gutyo ukabona rega haje nk'irindi tegeko ribivuguruzaho gato bati wenda abafite umuhamagaro mujye mureba ukuntu wenda abafite umuhamagaro bafite uburambe muri iri torero bamaze igihe rije rivuye ku Mana ubuyobozi bukabyemera ku nzego zose leta ibyemera n'itorero ribyemera ibyo navugaga leta ikabishaka iryo sezerano riba rinahari ahubwo kubera ko Imana ivuga mu buryo buzimije bantekereza ko njye bisohora kuri twiyobora bisanzwe kuyobora cyumba kuyobora kwigisha n'abanyagice n'ibindi biradukora kandi ikindi binagarukiye aha twashumbyeho nyine twakoze uko dushoboye tureke n'igihe kigezweho Imana igikoresha uko kigezeho ariko ubundi bamugane nigeze numva narigeze kukubaza ku bintu byiza by'itorero rya ADEPR ariko ndashaka kumbwira nk'ibintu bibiri noneho icyo ADEPR irusha andi madini cyangwa se andi matorero ikibazo nkunda gusa nk'ugisubira muri kuko kidateye isoni kandi gisubiremo ntago ari icyo ngicyo simvuga icyo oya ntago ari icyo nakubajije ntago ari icyo wambajije ndashaka noneho icyo umwihariko ADEPR irusha abandi nyine ubushize nawuvuzeho ngewe uwo numva bwite dore ikindi kintu numva ADEPR irusha amatorero yo mu Rwanda ibyo wavuze n'ubundi n'andi matorero arabigira nk'icyo ngiye kubwira ntabwo nta torero rigifite ariko ndashaka icyo barusha abandi nari ngiye kukivuga sinakubwiye ko ADEPR ari bo bumvishe 100% umurongo Yesu yasize ni nawo umurongo mukuru muri Bibiliya 28 muri Matayo 28 bavuga ngo ni mugende muhindure abantu kuba bigishwa abazemera muzabatse mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera ubwo ugiye kumbwira ngo bose batse mwayo mazina none ntago ari yose wenda hari mwagerageza ariko ntakugera ku cya kabiri ariko ntacyo kumbaza biremewe rwose amenshi arabigerageza ADEPR yaracyumvishe 100% babatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera nibyo buryo tubatizamo kabiri imatizo bara ku isi no mu ijuru n'ibiri ayo ni amazina 3 y'umubatizo mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera ni amazina ariko imibatizo ku isi yemewe n'Imana na Yesu n'itorero rya ADEPR n'andi make abyemera ni ibiri niryo mu mwuka umubatizo mu Mwuka wera no mu mazi menshi icya ADEPR iracyemera hari n'andi nayayemera umva icya gatatu rero kibishimangira byose ADEPR niyo mu Rwanda yabashiye kugera kure ibwiriza abantu ubutumwa bwiza ibugeza hafi muri buri kagari kose nubwo biri gusubirwamo kubera impamvu nakubwiye haruguru kandi nayo twemera ariko byibura ubu nta kagari ko mu Rwanda kariko kose mu tugari 14,800 oya 2,248 utugari ni 2,248 nari mvuze imidugudu nta kagari na kamwe katarimwe ubutumwa bwiza bwa Yesu kandi bijyanywe na ADEPR icyo vuguze ko na Kiliziya Gatolika yabikoze ntabyo nzi ubwo no bimbwiye cyose no bifite ariko ntabyo nzi Katolika ntago igira urusinya muri buri kagari hafi ya hose ariko ni hafi ariko si hose twereho ntago ari hafi ni hose noneho kwanda kwari kwararenza akagari dufite n'akagari kagiye karimo insengero 3 cyangwa cyangwa zirenga ariko ubu kubera impamvu z'amavugurura meza Imana n'ubuyobozi bw'itorero ryacu barimo dushaka kugira insengero nkeya pana buri kagari nkeya mu murenge hari namenye umubare nubwo nawe ngo ndashaka gutangaza ariko niyo mahitamo turi ari guhitwamo nona nicyo cyerekezo ibintu uvuze ntago ari ibintu byakurura abantu neza kuri Kristo oya kuri Kristo wenda byabazanaho ariko ngo bikonvenka umuntu ko ari cyo ADEPR irusha abandi ikindi itorero rya ADEPR irusha abandi buriya niho hantu hari ikibazo cy'Umwuka wera niba hari igicumbi cy'Umwuka wera mu Rwanda nta n'umuntu utabizi unkurikira yabikritika muri comment cyakabyanga mu mutima we ariko kuri ku mutima barabizi nawe uracyemera nitwe torero nitwe ducumbikiye mu Rwanda Umwuka wera nitwe kibatsi nitwe gicumbi ADEPR nuko gicumbi akorera muri twe cyane kuri pourcentage iri hejuru nimba Umwuka wera tuvuga mu isi mu Rwanda harimo wenda Umwuka wera 100 ubwo ni urugero 70 biri muri ADEPR andi bose basigaye bagasigana 30 cyangwa 80 yego rwose reka noneho rero twigarukire amugani ku itorero rya ADEPR ngira gutya mbona inkuru za nkuru nyene zaba
uraza kubumva nyine bamwe tujya tuvuga zabashimeye tinya kumuvuga ariko jya umuvuga kuko Shimeye ntago ari umuntu ku giti cye ni umuntu wese urwanya itoro cyangwa urwanya umushumba mukuru ko biri uburenganzira bwo kubivuga yego ngaho komeza mbona hagarutse inkuru zivuga ko z'ibintu byo kweguza umushumba mukuru ndetse hari n'uwigeze kuvuga ko yamuciye kandi yahoze ari n'umukuru w'itorero uwo mugabo wabivuze yego none bashimeye na bagenzi babo barimo barabibyutsa cyane babikritika kandi izo nkuru njyewe nizo muri 2023 imyaka irenga 2 igera muri 2 yego ni ngomba cyo tundabivugaho iki icyo nabivuga ro ni ibintu bikeya bitari byinshi nyiruko bibyutsa na nyiruko bitangaza na nyiruko bishyigikira reka mutangariza ijambo rimwe ntago ndibuze kujya inyuma y'umurongo w'ivuga butumwa ryo tubamo ariko mu buryo bwo mfite mu mutima n'ukuri guhari ari kurota inzozi zitazasohora ntawe ndakweguza umushumba mukuru kuko ariho hari ijambo muretse kwigisha nivuga ngo ashingiwe igiti Imana yabwiye Dawidi imutumyeho umuhanuzi mbyigisha nari ngamije kubwira abanyumva ariko nari ngamije no guhanurira umushumba mukuru nuko wenda bitari wo murongo nabitwayemo Imana mubwiye ngo ngushingiye igiti abanyamahanga n'abanyabyaha ntibazongera kukuburabuza nk'ubwa mbere rero Imana yashingiye umushumba wacu mukuru igiti rwose mu itorero rya ADEPR mu Rwanda aregaminye yicaje amatako yombi aratuyoboye kandi atuyoboye neza by the way ku buryo ubona nta muntu wamweguza ngo bikore ntawe uhari nonaha ntabwo azatura nk'umusozi nkunda kubivuga ariko nonaha mwiyerekwa dufite mu buhanuzi inyuma y'amarido tubajije Imana dusenze mu kuri dufite inama n'ibindi ntabwo itariki yo kuba yaba arambitse inkoni yo kuyobora kuragira umukumbi w'Imana muri ADEPR ahubwo nakomezanye inkoni aracyayifite igihe ntago kiragera rwose ariko wa mugana ubundi ubona biterwa n'iki ko ku bitoro rya ADEPR ihoramo utuntu tukweguze egura byarakunaniye ubona biterwa n'iki ko biragoye kugira ngo umuvugizi cyangwa se umushumba mukuru nkuko urumva umuvugizi niyo mbere twajya dukoresha asoze manda hataje ibintu nk'ibyo ngibyo kwegura itoro wararigushije bimeze bitubona ni ikintu kimwe kibitera gifite amashami yacyo ni ijambo Yesu yavuze ari mu iteraniro rimwe yaravuze ngo ntago ari wembwiye ariko niko Yesu yavuze yaravuze ngo muraboneye ariko si mwese itorero rya ADEPR twemeye Imana umwana umwuka wera turasenga twiriza ubusa twumvira amabwiriza dusoma Bibiliya nibyo bituyoboye ariko nubwo tuboneye ntabwo ari twese babandi rero bataboneye bumva buri munsi barwana urugamba rwo kweguza uriho buri reka nkubwiza ukuri bibaye bishoboka niyo bajya batabaza nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ariko ni nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyoboye u Rwanda na Isaya arimo nanjye ndimo twe ntago turamutabaza ku iyo ncuro nubwo yabemerera akumva icyo gisa n'ubujiji bwabo akapfa kubera ko n'ubyaye ikibazo irakirigata akabemerera agashyira amatora kuri stade cyangwa ku Gisozi kurereka ku cyicaro cya ADEPR n'ahandi bagatora uwo bashaka amarangamutima yabo ntawe washyiraho ngo hashyira amezane batari kuba bakongera kwandikira perezida kubera iki nuko itorero rya ADEPR riboneye ariko atari ryose niyo mpamvu nyamukuru icya kabiri mu bantu bangana kuriya hari abantu hajya habura uruntu niyo mpamvu icya gatatu ADEPR ushaka kwayivuga nyonge nawe nubwo tabigeranyije na kwijana ariko hari ibintu mu Rwanda nka bitatu Rayon Sport idahari ntago siporo yashyuha abanyamakuru ba siporo rwose imbehe yaba yubamenye rwose kabiri ADEPR idahari abantu bavuga kuyoboka Imana ihaze kiyoboka Imana imyemerere mu Rwanda ngira ngo banza nta ADEPR nta ivuga butumwa ubune mu Rwanda icyo abantu turanacyemeranya baranabizi nta ADEPR ubundi ADEPR egari ivuga butumwa none bari babivuga rero bamwe barivuga bari bazi ko bagiye kurivuga neza bagashiduka biteze umutego barashe imbogo kabiri abandi barivuga nabi bazi ko ibyinshi ari byiza ahubwo bashaka ibi kugira ngo babone umugati hari umugabo umwe ngo ni pastor ko njya numva wegeze kuvuga ku kintu gikomeye sinzi ntabivanze bakuru urupfu rwa gogo ngo ntago yajya Nyagasambu ngazamuke fumbwe akoresha essence ya 25000 muri views bitavamo none ubundi nkubaza ariko sunsubize ukuri umunyamakuru kandi ndakwemerera ndanakuba uragira ngo bavuge kuri etoro rindi ryabyara views batavuze kuri ADEPR niyo uvuga essence ikaboneka niyo uvuga ukambara costume niyo uvuga mavuta ukayabona bariya rero mu bantu 10 bari kuyisebye barindwi barabizi kata nta bisabe kiriho ahubwo nayanda n'inzara
ni views bashaka, ni views bashaka rwose, baha ntacyo bitwaye. Ariko Imana igize none se yagira uti uziko birivuga ngo uguhinisha uzamuhinire, uzi nabaga ivuze buriya Bibiliya. Ariko akoko ndisegura ndavuga ahantu bita muri Maroc, abanzi barahasi. Buriya muri Maroc uvanyemo mu Rwanda, Bibiliya yemera ko nuko akaruswa wayimuha. Uguhinisha umuhinire, upfa kutayaka. Nubwo mu Rwanda aho uyatse uyitanze n'uyatse bahanwa binganaho, nta no tuyishishikarije rwose birazwi. Ariko Bibiliya avuga ngo ushaka azambaza iryo jambo ryanditse, umuntu naguhinisha uzamuhinire. Bareho bari gusabiriza bashaka views bakoresheje ADPR. Imana nibihereho bapfe kuryaho kabiri, bazamenye ko nubwo bendaga kuyisebya ariko ADPR ari itorero itanga n'umugati. Gusa ntibakuramo umuvumo, bizaterwa nawe uzazamo, abazakomeza bazamera nka Shimeyi nuko nabikubwiye. Ubundi se kuki nicyo bushize nabivuze. Ubundi umuntu abonye umugati akabona ibiraya akabona ibitunga umuryango, agarutse kuri kamera katura ati navuze umubyeyi nabi mvuga itoro nawe, ariko mukuri siko kuri, Imana ikamubabarira. Ubundi kuri finali uzabyitega ibi bintu. Imana iduhe kuramanje nawe nabo uzareba bizakurikiraho. ubona hazakurikiraho iki? Umuvumo twari tuvuze haruguru. Uretse ko bamwe muri bo bazaza basaba imbabazi, bazazisaba, bazahinduka nibadahinduka inyuma yabo hari urubanza n'umuvumo. Ko nabivuze ubushize, uretse na ADPR nk'itorero kandi rikomeye, navuze ko itorero ADPR n'itorero mubyeyi ryabyaje ubutumwa abantu benshi n'amacaci menshi mu Rwanda. Navuze ko utasanga papa wawe yicaye nabi, ndeke kuvuga ngo kwambara ubusa, nta n'umubyeyi wambara ubusa, yicaye nabi ngo uhite kuhamagara mikrofone ujye kuri YouTube ufate mikoro ujye ugasoza uvuze induru ngo muze murebe papa yicaye nabi, nubwo baza bakabireba ariko umuvumo wa so uragukurikira. Ahubwo umwana muzima akora iki? Ufata kenda, ufata gatenge, ufata esume, ufata ikote, ufata ipantaro ukagenda ukamwambika. Abantu babona kwa ADPR iri gukora ibi nkuko bigo babyamaza kuri zirama nkoranyambaga, bundi bakora iki ngo ADPR bikosore? Ubusa no kuza kuri kamera, ntago numva ari wo murongo muzima. Uzi ko ari na cyane numvishe yashimeye umwe muri bashimeye ba mu Rwanda sinzi, ariko ntago bajya basoma commentaire. Hari umuntu wabwiye Pastor Claude niyo nzima, ariko ibimaze kuganira ibiganiro byawe bigeze mu rugo ubwira umugore kuvuye he, ku kazi mwitiku cyangwa mu kazi kabiri. Ujya muri commentaire ukareba commentaire bakwandikaho, we ntago nshaka kumuvugaho byinshi, ntago arasebye itorero, ariko bashimeye bajya bareba comment baboherereza. Naravuze ngo ariko ubu nta muntu umwe ujya uzohereza, ariko hari genzi isoma ngasoma nka 20 zitandukanye bababwira amagambo akomeye. Uzi ko n'abanyamacaci basigaye bavuga bati wa mugabo we mwabagabo mwe niba mwari n'ADPR ariko mwageza harindi muka mwaragoramye, kandi ugorora igiti gikuze biragoye ni nko gugorora ikijumba. Uranaga ikijumba kigororwa gicikamo kabiri. Rero bariya nizo mpamvu zibitera. Harimo ayanda, harimo kuba bari gusaza nabi bandavuye n'ibindi bafite ukuri kuzima nk'abantu begeze kuzuraho umwuka wera, niba umwuka wera atarigendeye. Hakubwiye ngo basanga umushumba bavuga itorero neza, bajya kujya inama. Hako umushumba wacu ntago aba muri Canada, aba mu Rwanda, niwe nahataha haraswe cyangwa hakora afite office. Bazamusange bamubwira ibyo bifuza ko byahindura, uretse ko mbakore n'inzira ku murima. Ntago inama zabo zose yazemera, kuko harimo inama z'abantu babise nkaho badashyitse, nawe utakubahiriza ngo uyobore itorero. Sawa. Yego. Tugiye kuri itorero rero, nabonye hari amabwiriza mashya yasohotse ajyanye n'ibiki harike ayo wabonye ko ari gusohoka menshi. Ari gusohoka menshi? Yego. Ngiye harayo mfite hano yasohotse muri ku kwezi ko Gushyingo rwose. Kwa 11. Avuga ngo amabwiriza agenga korali, itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero ADPR. Ayo ndayazi, hagiye guca kure ngo nigire nyoni nyinshi ndayazi. Warayazi, warayabonye? Yego, naranasomye ndanafite. Yego. Umushumba mukuru wa ADPR yasinyeho n'umushumba wungirije nawe yasinyaho. Abanye byaraciye no kwa noteri. Yego, na noteri ashyiraho kashi. Biremewe mbega mu buryo bw'umwuka biremewe, no mu buryo bw'amategeko biremewe. Yego. Rero kuri aya mategeko ntabwo ari amategeko, ni amabwiriza. Amabwiriza. Kuri aya mabwiriza nasomyemo, nagerageza kuyasoma. Harimo iryakubangamiye cyangwa harimo igitasobanukiwe? Ntabwo bimbangamiye, ahubwo harimo ibintu bimwe bimeze nko kwibutsa n'ubundi umukristo wa ADPR uko agomba kwitwara. Yego. Byose no kwibutsa no kubera ko bagomba kwitwara. Ugereranyije n'ubundi
bimwe niko umukristo agomba kuba Ameze. yakwitwara Yego. urebye mu ngingo zibanza, ariko nanone hagiye harimo n'ibihano, ntabwo twakwirengagiza ko hagiye harimo n'ibihano. Kubona amabwiriza yose agira ibihano. Eh, Amabwiriza avuga ngo mugende uko utagenza uko ahanishwa iki, ariko ntacyo komeza umbaze. ariko si ubwo nanone itorero ryatangiye kuzana gushyira ibihano mu mabwiriza mashyashya. Ati riracyari itorero. Urumva batatangiye ejo bundi hari umugabo uba ku izi mbuga nkoranyambaga, ako simuvuga ariko ndamuzi, nta nubwo akijijwe uko mbizi, ni za mbuga nkoranyambaga yo ku muhanda. Yaravuze ngo igihe abashinwa bari bari gutegura ukuntu bazubaka imihanda, bari gutoza abana babo gutwara amashini n'ibindi, abanyarwanda benshi bamwe muri twe duhugiye mu guca imigani. Hari umugani rero w'umunyarwanda mukuru yaravuze ngo agahugu cyangwa igihugu kadakubita amatungo magufi korora imisega. None se uragira ngo umuyobozi azagire amabwiriza adafite n'ibiyakumira cyangwa n'ibiyaproteje? Ibyo rero ntabwo ari igihano nk'urwango, ubundi kuki umuntu yifuza guhanwa azakurikiza amabwiriza maze ibihano bizabura uwo bihana. Komeza umbaze cyo wari ugendereye. ariko nanone ibintu by'uburinganire ko nayo babizanyemo ra. Ingingo ya 8 iravuga ngo mu gutora abayobozi ba korali cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana hubahirizwa ihame n'uburinganire, ihame ry'uburinganire bw'ibitsina byombi. Nabo bazajya badushyiraho 30%. Bikwiye kuba ariko nta ubwirizwa niko rivuga kandi ntacyo bitwaye. Habo ku cyatari ko cyatagera 50%. Se nkani plus karyo bikwiye. Regaga ari imyumvire ya cyadukiye gusiba mu mutwe w'abantu wereye no kuwanjye no kubandi no kubadukurikiye. Umugore umukobwa ni umuntu nk'umugabo n'umusore. Kabiri arashoboye, ndetse wenda ubutaha uzabimbaze hari n'ibintu birenga 5 abagore bashobora abagabo batashobora. Birahari. Yego. Rero mu buringanire mu miyoborere bikurikijwe ntacyo bitwaye. Bo wenda mbere yuko nkubaza ikibazo cyanjye reka mbanze nibutsa abantu utu tuntu dutatu. Yego, itorero rya ADEPR. Ingingo ya 3, icyerekezo cy'itorero ADEPR. Icyerekezo cy'itorero ADEPR ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yego. Ingingo ya 4, intego z'itorero ADEPR. Itorero ADEPR rigendera ku ntego zikurikira n'ebyiri. Iya mbere, kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwigisha ijambo ry'Imana hashingiwe kuri Bibiliya yera. Yego. Iya kabiri, guteza imbere imibereho myiza n'imibanire myiza n'iterambere ry'ubukungu bw'abagenerwabikorwa hitabwa ku buvuzi, uburezi no ku bindi bikorwa bizana iterambere ryuzuye. Urumva ntago basize ijambo ry'Imana gusa. Bravo. Banarebye iterambere. Bene gutegura izi ngingo nubwo byo bintu kuri buri toro hose bigiye bihanitse, ariko abantu babikoze nuko mfite mikoro mbakomeye amashyi. Nuzo umugabo umwe witwa Yongwe mu gihe cyahise mu myaka itambutse hafi isaga za 20 abamuyoboraga cyangwa se uko yabyumvaga wasanga nta nubwo ari ihame ry'itoro bari barashyizeho. Ntago bakiraga ubukungu n'iterambere imbere. Arangije aravuga ngo batwubaka Nyarutarama none umugigezi Nyamata, ariko urumva ko kwiyingoma ya nyakubahwa ndayizeye Isaye hashaka ko dutera imbere tugakora tukagira byari binarimo n'ubundi muntu uzamo ntego z'itorero. Yego, ubu birimo 100% noneho. Yego. None rero turebe n'indangagaciro z'itorero ADEPR. Ni zirindwi. Ya mbere ni ubukristo. Yego. Ya kabiri ni urukundo. Ya kabiri, ya gatatu ni ubusonga. Usonga ntago nzi cyari cyo. Ya kane kubazwa inshingano. Ya gatanu ikintu kiri atansiyo muri iyi minsi. Yego. Gukorera mu mucyo. Icyo nacyo ni ikindi kiri atansiyo. Ibyo bibiri okay, ntago ushaka ko tubivugaho wenda ariko ntacyo. Yego. Tuzabivugaho ubutaha. Nta kibazo. Ya gatandatu ni ubunyangamugayo. Ya karindwi no kwitanga. Cyane. Ku bantu bazi itorero ibyo byose barabizi. Bongera bisobanukiwe kurushaho. Bisobanukirwe kurushaho. Bo muri aya mabwiriza rero ngiye nanyujijemo amaso. Afite ingingo nyinshi. Yego. 59. 59? Yebwira. Ariko kuko areba ku baririmbyi yaba mu makorari
umuririmbyi ku giti cye abo dukunda kwita abahanzi abahanzi na worship team. yego kuko urebye nicyo amabwiriza nibareba nibareba. Ariko ngiye ndashaka kubanza turebe ku ngingo ya 50. Ingingo ya 50 impamvu nshaka kuyibazaho ivuga ku baririmbyi ku giti cyabo. Nibajije ese ahantu ntago baba bashatse gukumira abaririmbyi bo mu itorero rya ADEPR ngo batazajya kuririmba mu yandi madini matorero atari ADEPR. Rega tujye dukoresha idini na ADEPR okay ntacyo mu yandi madini kuko ingingo iravuga ngo aho umuririmbyi ku giti cye avugira ubutumwa, umuririmbyi ku giti cye yemerewe gukorera mu matorero y'itorero ADEPR hagendewe ku butumire cyangwa ku busabe bw'ubuyobozi bw'itorero akoreramo n'ahandi yatumirwa cyangwa yakoherezwa byemejwe n'ubuyobozi bw'itorero. No kuvuga ngo hano barakwereka ko yego umuririmbyi mu itorero rya ADEPR agomba kuvugira ubutumwa mu matorero ya ADEPR, ariko nabwo si hose, si buri gihe. Ntago nabyuka uyu munsi ngo nuko nawo mu Ruturusu ngo mpite ngiremera ngo mvuge ubutumwa. Ngomba kubanza kubibwira umuyobozi, umushumba w'itorero. Kandi nabwo urumva ugomba kuba woherejwe n'umushumba w'itorero cyangwa se wasabye uburenganzira. Baretse nkagufasha icyo kibazo uri kumbasa. Ubwo andi matorero urumva adahejwe cyangwa se andi madini? Uretse andi matorero ntabwo ahejwe n'andi madini ntabwo ahejwe. Umuririmbyi ku giti cye abo twita abahanzi yemerewe kugenda, ariko mbere yuko agenda mu yandi matorero kambaza nkubwire ngo iwacu muri ADEPR ho azajya agenda gute, kuko ariko ibwiriza ribivuga. Kandi ntabwo ari itegeko rije rishya ubwo bashimiye baraje babikiritike bavuye ko ari ibishya iza yazanye. N'ubundi bisanzwe ari ihame ko buri mukristo uvuye icyahoze ari ku mudugudu agiye ku wundi agira icyemezo cy'umukristo cyitwa rekomandasiyo. Kuko ushobora kuba umuheruka muri paruwasi ya Remera mu myaka 2 ishize akaza kuririmba ejo bundi Gihogwe, ariko ejo bundi mu mezi 2 yarishingiye umukobwa w'abandi cyangwa nawe yarashatura umugabo ufite abagore 2 cyangwa akajya ku mugabo bwa kabiri. Ubwo ni iki kakiri umukristo ushimwa n'Imana n'abantu n'itorero nk'uko Bibiliya ibivuga. Niyo mpamvu ya mbere muzituma buri mukristo akwiye kugira rekomandasiyo nk'icyemezo cy'ubuhamya bw'umukristo. Ukava hano ugiye kurimba ku yindi paruwasi ku rindi torero, ariko byibura ukaba ufite icyemezo cy'umushumba ushumbye ahuba uwo mubana mu buzima bwa buri munsi. Ngira ngo niyo mpamvu ya mbere ituma umukristo umuririmbyi akwiye kujyana rekomandasiyo. N'umukristo icyo cyo kiramureba, n'umuvugabutumwa yewe biramureba rekomandasiyo nk'icyemezo cy'ubuhamya bw'umukristo. Hanyuma umuntu rero ugiye kujya kurimba muri rindi torero ritari rya ADEPR mu yandi macaci, icyo twita amacaci mu idini, hasabwa iki? Ku iyo ngingo ya 52 biriho hariho igisubizo. Ingingo ya 52 hariho igisubizo. Yego kivuga gute rero? Uyu muririmbyi ushaka kujya kuririmba hakurya hanze y'itorero rya ADEPR ugiye mu rindi asaba uburenganzira umushumba we umushumbye. Bwira rivuga ngo umushumba mukuru cyangwa se umushumba mukuru agaha uburenganzira undi muntu wabiherewe uburenganzira n'umushumba mukuru. Igisobanutse muri ibyo rero ngiye uko mbyumva nka Tadeyo nk'umuvugizi w'abakristo, kubera ko amabwiriza asohotse ejo bundi tariki 17 z'ukwezi kwa 11 ni kuri no kwezi niho yasohotse, niho yashyizweho n'umukono, kandi bivuga ko atangira kubahirizwa agisohoka. Ubu tuvugana yatangiye kubahirizwa. Ariko icyo mfite nk'umuntu nyine umuvugizi w'abakristo, ubwo dufite umushumba kuri buri torero icyahoze ari kuri buri mudugudu, uzajya muri torero ubimusabye, niyumva bimurenze aziyambaza wa paruwasi, nibimurenga yambaza ururembo, bigeraho bigomba kugera. Ariko hagataho ntageze ibintu intambara nk'umuvugizi nanyavugira abakristo, ndi kumva umuntu dushumbye ku rwego rw'itorero akwiye kuba afite inshingano zo kuba yatanga uburenganzira, ubundi umuntu agakora umurimo. Mpereza abantu rero ukuri nanababwira ko nta karengane kabayeho, ahubwo hanze nakure bazakora umurimo w'Imana ariko bizwi. Nsoza kuki kibazo rero umva ikintu cyongeye gucibwa ku mugaragaro mu itorero rya ADEPR. Hashize ikintu cyitwa kajagari, ikintu cyitwa kavuyo. Kwinjira no gusohoka bikorwe mu mucyo bizwi n'ubuyobozi. Urugero rumwe nk'ubu ngiye kubwiriza Nyagatare
ntabibwiye umushumba unshumbye nagera ikayonza imodoka ikampitana bamuhamagara ngo umuvugabutumwa uturutse aho agiye hese aravaho akajyayo ubundi se nagiye nte ariko ntabwo nagira ubutumire niba bari icyangugu ngo mbwire umushumba anyemere komandasiyo aramutse ayikwimye ubwo nawe baratangiye gupfapfana hakiri kare nta buhamya bwiza akavuga ati umuntu katabwiriza iwabo agiye kubwiriza abahandi biki ariko iyo ubwiriza iwanyu uri umuvugabutumwa uri umuririmbyi uri umuhanzi bizwi uhabwa uburenganzira urakoze cyane yego ubwo reka twemere ko ari uko bimeze nuko kuri haje guca akajagari n'akavuyo hari abatitwaraga neza bitari bifite umurongo muzima muzima ari uburyo bwo kubibutsa uko hari amabwiriza agenga n'abandi baseseraga rega bakitwaza ngo turi aba ADPR sinakubwiye ubushize umuntu waje ku nkoranyambaga akaza kuvuga itorero rya ADPR nabi n'utundi duke ngo nanjye ndiwe ngo nonse amashereka kandi ubwo dukurikiranye amateka dusanga amaze imyaka 6 arivuyemo ari nyuma y'itorero kubera ibyaha bye n'amakosa ye ataririmo none ahereye mbwira abantu ngo ubundi uryita kari iryanyu katari iryaso n'iry'Imana nta n'uwagutereyemo umuhati ntago warigabanye itorero n'iry'Imana n'abanyetorero murakoze yego aha reka ngushimire rero kubw'iki kiganiro duhaye twizeye ko abantu bazagenda bakomeza gusobanukirwa buhoro rwose biremewe urakoze cyane Nyagasani yeza abane nawe teka ryose nawe muhorane abari badukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom